ya ndagushuhuje wowe kano kanya wisanze kuri uyu murongo wa YouTube. Nimba uri kunyumva ari bwo bwa mbere ntuzuyaze, kuko uyu ni wo mwanya wa nyawe mwiza utazigera wongera kubona mu bundi buzima, cyangwa se ukaba ukubereye mube bitewe n'ibintu wespectingaga ugasanga atari byo, ariko mu bundi buryo ni ibyanyabyo. Kuko ngenje nk'intumwa nje ko kwa datinga ubundi umenye filime nziza z'ubwenge ziza ziri kubicara bigacika hirya no hino ku isi. Ubundi izo filime nta kindi ukora nawe uhita uzishaka ku mbuga nkoranyambaga ukazireba, kuko ni filime ziba zirimo kugenda zitrendinga cyane, ziri kugenda zibica bigacika hirya no hino ku isi. Nitwa Future Boy hano mu Rwanda. Kora subscribe uyu tujitubasha kubana buri munsi. Iyi filime yitwa Apex, irimo umugore warakaye, umugore ukora udutendo tudasanzwe. Iyi filime nimba aribwo bwa mbere uyumviseho kandi kwa butarayibona, ishaka kuyireba aho uri wibone hose nta amafaranga uri bwishure, n'uyibura no ku mbuga nkoranyambaga zisanzwe cyangwa ugasanga itarangira, ariko irimo gutrendinga ku rwego rudasanzwe, aho uribona kenshi irabiri kurangira. N'uyibura unyandikire mukubite location ya fresh ubundi uyirebere ku buntu. Nitwa Future Boy. Kora subscribe ubwo tujye tubasha kubana buri munsi. Iyi filime yitwa Apex. Apex ni filime nziza y'ubwenge. N'iyindi yitwa Trash nayo ni filime nziza, nayo irimo umudamu w'umuribwe. Nge aka kanya nakuzaniye filime zirimo abadamu b'abaribwe. Kora subscribe. Nitwa Dream Boy. Yes boy, one of there. Future Boy.